mfite undi mushyitsi nabazaniye. Mushyitsi nabazaniye nawe yabimenye nijoro ko turi buzane nijoro cyane. Mpamagare Pastor Rusi yegere hano. Ibindi muzagenda mubimenya, ariko nuwo mu Rurembo rw'Uburasirazuba, ni umwana w'umushumba. Papa we ni umushumba uri mu kigo cy'izabukuru, arubatse, afite umuryango, ni umupastori, ariko muri iyi minsi yagiriwe umugisha n'Imana. Ubuyobozi bw'Itorero ADEPR twamurobanuriye kuba umushumba Paruwasi ya Ngoma. Nababimenye hano ko ari Paruwasi ya Ngoma. Icyo yari yamenye nijoro ni uko gusa twamurobanuriye kuba umushumba Paruwasi, kandi ko uyu munsi tuza kumubwira ari hehe. Pastor Rusi rero dore umushumba w'Ururembo, naza kwakire, azana kugeza muri Paruwasi ya Ngoma. Aha ni ku Rurembo rw'Uburasirazuba, ni hono na Paruwasi ya Ngoma ibarizwa. Yes, nabizi ko mumaze igihe mubisengera, mubimbaza, mubitobaza, tuvuga ngo turacyasenga twumve ari nde muntu Imana ihamagara ihagurutsa mu gusenga. Rero Imana yatubwiye ko ari Pastor Rusi. Yes, aguha umugisha rero. Azana kugeza muri Paruwasi ya Ngoma. Aha ni ku Rurembo rw'Uburasirazuba, ni hono na Paruwasi ya Ngoma ibarizwa. Yes, nabizi ko mumaze igihe mubisengera, mubimbaza, mubitobaza, tuvuga ngo turacyasenga twumve ari nde muntu Imana ihamagara ihagurutsa mu gusenga. Rero Imana yatubwiye ko ari Pastor Rusi. Yes, aguha umugisha rero. Mwakoze cyane. Twongeye dushimire umushumba mukuru. Nyakubahwa umushumba mukuru, mwakoze cyane kandi tuhaye ikaze, ndetse na Pastor Rusi nawe turamwishimiye cyane, aje twari tumukeneye cyane rwose. Tumuhaye ikaze, yumbemo ikaze. Umwami Yesu azamushoboza, n'abashyitsi bose turi kumwe. Imana ibahe umugisha.